Yes, niba ufana Gihozo muri iyi filime ndagira ngo ushyire udutima muri komenti ndetse unakore like, kuko uyu mukobwa ni umwe mu bantu baryoshya iyi filime rwose, kubwira ko ubundi uyu nguyu ari mu bakinnyi hano mu Rwanda, abakobwa bakina muri filime ukabona ko ari ibintu bashoboye, kugira umunwa utugambo twinshi, kuba ingare ni ibintu amenyereweho, by'umwihariko muri filime nyinshi yagiye akinamo zigiye zitandukanye, ariko ubundi muri iyi filime yo noneho Gihozo yagarutsemo ari umwihariko. Niba umukunda, niba umwemera nk'uko mwemera, niba unashyigikira uburyo akinamo, ndagira ngo ukwandikire muri comment ubitubwire, ndetse unakore like na subscribe, kubera yuko niba ukunda Gihozo ugomba kudushyigikira. Ikindi kandi nkubwira ko muri episode ya 18 Gihozo onkere we yaramunize, by'umwihariko kubera yuko yari yanze kumuhereza amakuru. Noneho bwa mbere nibwo Gihozo yari yimanye amakuru, naho ubundi uko twari dusanzwe tumuzi, upfa kuba umuhaye amafaranga gusa amakuru yayaguherezaga ku gihe kandi yuzuye. Niba ukurikirana iyi filime, Gihozo urugero atanga rwose nyine muri iyi filime nuko nta makuru aba agomba kugurishwa, ubuntu amakuru yose uba ugomba kuyatanga habanje kubaho inyishyu, nk'uko bajya bavuga ngo amakuru niyo ya mbere. Na Gihozo nawe amakuru niyo ya mbere, ariko amakuru yiwe aracuruzwa, nta makuru ye agendera ubuntu. Rero onkere wiwe ubwo yamubazaga ngo amuhereze amakuru ye, Gihozo amuhereza amakuru ya Cedric ndetse na Alisa. Gihozo noneho yagize ibanga, ati aravuga ngo ntayo ndi butange mu mutima agomezanga kuyatanga, ariko biza kurangira n'ubundi yatanze kubera ubwoba ndetse n'igitutu bamushyiragaho. Ariko by'umwihariko icyo dushaka kuvuga ni iki: niba warebye episode ya 18 ndagira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel, ndetse niba unakunda Gihozo uko nakubwiye ubyandike muri comment. Ariko by'umwihariko muri iyi filime Gihozo inama cyangwa se ibyo atanga nuko, cyangwa se amakuru, cyangwa se nyine icyo ashaka gusobanura muri filime nuko Gihozo ari umwe mu bantu baba bagaragaza ko amakuru aragurishwa. Ikindi yakinishijwemo nk'umukobwa w'ingare, umukobwa nyine utonganya abantu, ndetse ibi ngibi uyu mukobwa akaba atanga isomo ry'uko utaba ugomba kubwira umuntu nabi mu gihe utamuzi, uba ugomba kugerageza kubaha umuntu, kubera yuko isaha n'isaha utabuzi igishobora kuza kukubaho. Kuko gutukana kwa Gihozo muri iyi filime, kutubaha abantu, byagiye bituma bigaragara ko nta kazi abona, ndetse bikanatuma agenda abura akazi. Ariko bikagaragara ko nyine nabwo iyo ufite umuntu ushobora kuba yaciya bugufiya akagusabira imbabazi, ushobora kugira amahirwe ukongera kubona akazi. Ariko Gihozo ubundi by'umwihariko kubura akazi kwe muri filime nyine, we agaragara nk'umukinnyi ukina ariko ubera urugero abantu, cyangwa se abashaka kugaragara ko uba ugomba kubaha abantu abo ari bo bose, kugira ngo mubashe kubana muri harmony, ndetse mubashe no kugira amahoro. Kuko kutubaha abantu kwiwe bigomeza nyine kugaragaza ko ibi ngibi nyine ari ibintu bigaragara neza nyine, ku buryo kutubaha abantu bishobora kugiraho ingaruka, ndetse bikaba byanatuma uhomba kimwe mu bintu wakundaga. Ariko by'umwihariko ibi ngibi rero akaba ari rwo rugero rwakagombye kuba rwiza, ndetse rukaba rwanagira ishusho nziza rugaragariza abandi, nk'uko nyine muri iyi filime bigenda bigaragara Gihozo ingaruka agenda ahura nazo kubera kutubaha abamukoresha. By'umwihariko we ahura n'umuntu nyine muri iyi filime akaba yamutuka atamuzi, ndetse bikaba binagaragaza ko rimwe na rimwe hari igihe uhura n'umuntu akakubwira nabi ntaho umuzi, ntacyo mupfana. Rero ibi ngibi Gihozo akaba ibyo bintu bigaragaza, gusa nyine bakongera bakamugarura mu kazi, kubera ko aba afite musaza we usaba imbabazi, akagenda akingingiriza bakamuha akazi. Ariko mister, niba iyi filime nawe utari kuyireba rwose wakurikiranye ikiganiro, ndagira ngo nkubwire ngo genda urebe iyi filime. Ni filime nziza y'umwihariko imeze neza, ku buryo abantu benshi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari kwireba, ndetse bagomeje no kuryoherwa nayo. Ndetse reka ngushimire ko abanyamucyesha kiganiro subscribe kugira ko abanyendeza kusomana. Ciao ciao, sigarana amahoro y'Imana. Kwibutsa ko nk'abanyarwanda tuba tugomba gushyigikirana, kubera ko utanshyigikira uri umunyarwanda ntabwo nzashyigikirwa n'umuzungu cyangwa se umukongomani cyangwa se abandi. Wewe wumva ibyo mvuga niwo ugomba kunshyigikira. Ciao ciao.